Aha noneho tubazaniye uburyo bwiza bwo kubika inkweto ntizibe umwanda mu nzu, ahubwo inkweto zikaba zifite ahantu zibikwa hazo hari sefu, habika neza, ahantu hakingwa ku buryo zidateza akavuyo mu nzu. Urabona ko kari akantu rwose kabika inkweto nyinshi cyane. Hano bashyizeho n'ibipimo, wanagakoresha nawe ukagenda ukabwira abatekinisiye babaza bakakagukorera. Hano hariho n'uburyo bakwigisha uburyo ushobora kukikorera niba uri umutekinisiye nawe akarebaho. Bafite ukuntu hariya babibara akabitanga mezire, none umuntu akaba yabikora. Wowe rero ugira inkweto ushobora kwigiramo hano uburyo buciriritse bwo kuzibika neza zikavana akajagari mu nzu. Muri inkweto zishobora kuba ikibazo rwose ukumva uranazirambiwe kubera uburyo zibitse nabi. Utu rero ni utuntu nabateguriye uyu munsi kugira ngo muze kukareba mumenye uburyo ushobora kubika neza inkweto zawe. Aka nabonye gakomeye ariko hari akandi keza, hari n'utundi twiza twinshi uraza kureba uhitemo uburyo wazajya ukoresha. Urabona ko rwose aho kaba kari ni ahantu hato kandi kakabika ibintu byinshi maze inzu yawe ikagira isuku. Ubusirimuka birahenda, reka rero nkwiye gukomeza urebe ubundi uhitemo wazakoresha. Nk'ako murabona ko gaciriritse ku bantu ako noneho kukabika nyinshi cyane kandi nubwo ukabona ari uruziga ariko ruriya ruziga rurimo imbere mu kabati gafunze neza. Nk'uko uko bimeze mukomeze mwirebe ubundi muhitemo.